ndabasuje mbifurije gukomeza kugira ibihe byiza ngibasuza nuko mumenyereye ni Josiane Ndacyayisenga umunyamakuru wa Smart Radio ndetse na Smart TV ivugira hano muri Fadalamon Kabuga TSS nkuko mubizi rero nabazaniye ikiganiro cyiza ikiganiro cyitwa makuru ki muri internship cyangwa se makuru ki mwimenyereza mwuga nkuko mubibona ndi kumwe n'abasore beza inkumi nziza cyane zikeye ziga hano muri Fadalamon Kabuga Technical Secondary School aba rero bakoze imenyereza mwuga gusa biga mu rwego rwa gatatu bo imenyereza mwuga bari kure hano mu kigo bogiye kudusangiza rero byinshi bungukiye muri iryo menyereza mwuga ntimucikwe n'ikiganiro dutangiye rero reka dutangire ibumoso bwanjye muratangira mutwibwira. Amazina ni Bahati Patrick Tuyishime abaniga mu mwaka wa kane w'amashuri yisumbuye mu rwego rwa Multimedia Production. Murakoze, amazina ni Irumba Jules abaniga level 3 Multimedia Production. Murakoze, amazina ni Forever Token Rogers nayo nkaba niga muri Fadalamon nkaba niga mu rwego rwa gatatu Multimedia Production. Murakoze, nitwa Umuhoza Sabine nkaba niga level 3 Multimedia Production muri Fadalamon Kabuga TSS. Murakoze, amazina ni Mugisha Annette kuri Multimedia Production. Yes. Murakoze cyane kwibwira abadukurikiye ngira ngo babyumvise nimwe tugiye kuganira rero cyane tuganira kuri internship nizeye ko mubizi niyo mpamvu mugiye gutangira musobanurira abantu bari kutwumva ese kuri wowe internship ni iki Rogers? Murakoze cyane kungiye numva internship bundi ni programme tugeraho aho ibintu byose twize muri theory tukabizana muri pratique tukimenyereza ku buryo ubundi internship inatumenyereza ukuntu tuzaba dukora akazi kacu mu buzima burimo buraza nuko ngiye. Annette nawe ni kubyumva? Ntabwo najya kure yabyo kuko nyine nk'uko izina rigivugira ni imenyereza mwuga nyine bitumenyereza ibyo twize nka teori tukabishyira muri pratique kandi nyine tukatumenyereza umwuga twahisemo tuzanakora mu kizaza. Yego murakoze cyane mwakoze imenyereza mwuga rero kandi mwaranarisoje amahoro turagira ngo mubwire abantu badukurikiye ese nutuye dushya mwabonyemo niki cyabashimishije muri mu gihe cya industrial attachment duhereye ibumoso bwanjye. Murakoze, nk'uko mubizi abanyeshuri biga mu mwaka wa kane abenshi baba batazi nyine ngo ni ibiki baje kwiga ariko iyo bageze muri uru rwego rw'imenyereza mwuga batangira kumenya neza ngo ni iki baje gukora n'iki kintu biga bikabashimisha cyangwa se bikabatera courage yo gukomeza kwiga yaba teori bakayinganyisha na pratique bakora. Murakoze, njyewe ikintu cyanejeje ni ugukorera hamwe kugira ubwo bufatanye ndetse no kubona ko turi guhuriza hamwe kugira ngo tuzamure twese dufite intego imwe. Ikindi kintu kirenze cyanshimishije ni ukubona ko ni ahantu ubona umwanya uhagije wo kungukira ubumenyi mu gihe ahandi utabaga kuba wabona uwo mwanya wo kuguma ukora izo practice ariko ni ahantu ushobora kwisanzura ukaba wakora icyo kikurimo kikagaragarira amaso y'abantu bakureba bakabona icyo warugambiriye. Murakoze, nanjye ibintu byanshimishije ni byinshi cyane ariko ikintu cya mbere cyanshimishije ni ukuntu twagendaga duhinduranya imirimo turimo turagenda dukora. Wenda nimba turimo turafata ama footages akagira umwe udirecting akavuga ati urayifata gutya urasetinga gutya nyine tukagenda duhinduranya. Ikindi kintu nanone ni ukuntu twakoreye hamwe tukungurana ibitekerezo n'uburyo twagiye tweditinga nyine ntabwo ubundi bwa mbere ntabwo twabonaga umwanya uhagije ariko internship yaradusubije tukabona practice irambuye. Murakoze, nanjye hari ibintu byinshi birimo internship byaranshimishije byongeyeho ko njyewe nandi n'umurokasa nje hano bwa mbere kuko ku ishuri ryacu ngiye gukomperaringa na hano ku ishuri ryacu nta kintu twayigaga pe nta barimu twari dufite none naje hano nsanga nibwo bari bageze muri internship
ukumva ko ni ibintu bishyashya byose nagiye gukora pe, narabirebaga nkabona byose ni bishyashya. Noneho ikintu cya mbere cyashimishije ni uburyo abanyeshuri baho bafatanya n'abarimu bakakwitaho, kubera ko bakareba aho intege zawe ziri, noneho bakakuzamura. Wabaza na mugenzi wawe, burya hari ukuntu waza mugenzi wawe ntamenye kuba, hari ukuntu uba uzi ibintu ariko utazi kubitanga, yego noneho waza mugenzi wawe akagusobanurira neza, noneho n'undi mwegeranye ku ruhande yakumva ko mugenzi wawe wenda hari ibyo atari kumva neza, nawe akagusobanurira. Njyewe pe ino internship yaranshimishije ku rwego rwo hejuru, nigiyemo byinshi kandi naramenye, nanjye nzataha nzi ko hari ikintu nize kandi namenye. wow komeza Yego, nanone byinshi byanshimishije nko gukora, nk'uko bavuze, gukorera hamwe, kuba nyine twakora ibintu nyine twigaga muri teori tukabishyira muri puratike, nabyo byaranshimishije. murakoze cyane. None se mumbwire, ni utuhe dushya mwabonye muri industry attachment? Mwari mutuye mwigana byinshi mwaranabyigaga, ariko se nta kantu k'agashya mwaba mwarungukiye muri industry attachment? Jire, watubwira? njyewe agashya nabonye ni ukuvuga ngo akenshi iyo twarebaga nk'ikintu ntabwo wabashaga kuba, tuvuge nimba ari filime cyangwa ari indirimbo ubonye, ntabwo wabashaga kuba wamenya ikibaye. Ntabwo umuntu yashobora kuvuga ngo se bigenze bite, ushobora kumubwira ati uko ubibonye niko mbibonye. Yego ariko byibuze hari urareba ukavuga ati iriya ni effect bashyizemo. Hakaba n'ibyo ushobora kureba ukavuga ati wenda urwego ndiho ibi ngibi nabishobora. Kuri njyewe ibyo bintu nta gashya, kuko mbere navugaga ati ubundi abantu bakora ibi bintu babaho, umuntu abikora ate? Urumva ibyo ngibyo kuri njyewe byari agashya. Aneti, wowe ni akahe gashya wabonye muri iki gihe cya industry attachment? Ibintu bishya nabonye muri industry attachment, wenda nk'uko nabivuze, nyine kuba ikintu cyambereye gishya ni kuba nyine indirimbo, nyine ntabwo numvaga ukuntu baririmba bagahita banakinga, nyine ntabwo nari mbizi, nyine naje kumenya ko ubu warabimenye uburyo basinkroniza amajwi n'amashusho, ubu ngubu urabizi. Yego, ndumva ko rwose mwakoze ibintu byinshi kandi bitandukanye. None se nakongera nkabibariza akabazo k'amatsiko, ni iki cyabagoye buri wese ku ruhande rwe? Wenda mufite ikintu cyaba cyarabagoye, ni iki cyababereye nk'imbogamizi cyangwa n'iki cyabacalenjinze muri iki gihe cya industry attachment? Duhereye kwa Bonard. Murakoze. Nk'uko mubizi nta bintu by'imbogamizi, nta kuntu wenda kubera turi abanyeshuri hari igihe ikintu gishobora kukubangamira aricyo kiri bugufashe, cyangwa se ari nk'ikintu wari ukeneye. Kuri njyewe rero imbogamizi zabaye nyinshi, gusa izo nababwira ni nk'uko ibikoresho wenda urabizi nko mu kurikodinga, ugasanga twari turimo turakorera mu magurupe babivuze, ufite abagurumemba nka 6 mugomba kurikodinga ufite 30 minute, buri wese agomba kurikodinga narration ziwe, cyangwa se wenda gufata footages, ufite cam imwe ari groupe, muri buri coding footages muba mufite igihe, ntabwo ari umunsi wose cyangwa se igihe runaka ngo buri wese arafata footage ziwe. Ubwo rero kuri njyewe navuga ko imbogamizi zabaye ibikoresho, ntabwo byari bihagije kuri buri group. Ibikoresho twakomeza. Navuga ko imbogamizi yari irimo ahanini, navuga ko ishingiye nyine kuri communication. Urumva biterwa nyine n'ukuntu umuntu agiye ateye, urumva habonekamo imbogamizi zitandukanye. Ariko nkanjye kuri njyewe hari ukuntu uba ufite nk'ikintu wumva wabaza, icyo gihe byabanje kungora, ariko nyine n'ikibereyeho kugira ngo umenye ati birakwiye ko iki kintu nkibaza, kugira ngo nyine unigirire icyo cyizere cyo kumva ko byakorohera kuba wabaza mugenzi wawe kandi ari ibintu bisanzwe. Ikindi kintu cyabaye nk'ikingora cyane cyane ni ukwiyadapta mu bintu ntarimenyereye, kwibwira ati wabishobora, ari ubwa mbere ubikoze, atavuga ngo ni ibintu wigeze gukora, ariko wowe ubwawe ukavuga ati okay, reka mbikore kuko bambwiye ngo bampaye uwo mukoro wo kubikora. Kuri wowe kwitinyuka ngo uvuga ati ibi bintu ngiye kubikora, nawe ubwawe igihe wumva atari wowe, ariko nyine ukavuga ati ibi ngibi nibyo nakuze nshaka, reka aba ari byo nkurikira, ukavuga ati reka ntere iyo ntambwe.
murakoze. Nanjye imbogamizi nahuye nazo ni nyinshi cyane, cyane cyane imbogamizi yakundaga kutugonga ni imbogamizi y'igihe, ugasanga igihe tubonye cyo gufata amafuteji kiba gitoya cyane, ariko nyine bitewe n'ibyo twashakaga twagendaga tubikosora. Indi mbogamizi ni iy'ibikoresho, ugasanga umubare wa kamera n'umubare w'abanyeshuri b'aba group members ntabwo tubashije kuzisangira neza, ariko bitewe n'ibikoresho byari bihari twariyeranje. Ikindi nanone ni umwanya nafataga nicaye ndi imbere ya computer ndimo ndeditinga kugira ngo nihangane, nyine ibyo nabyo byari imbogamizi. Twakomeza ubwo murakoze. Imbogamizi ntabwo zabura iyo uri gukora ibintu. Ntagiye kureba bagenzi banjye, imbogamizi zari iz'ibikoresho. Ibikoresho byari bikeya kandi natwe turi benshi, ubwo byasabaga iki kubisangira. Noneho indi mbogamizi, nkanjye nari mushyashya, guhita wiyadabuta ku bantu usanze aho ngaho ni ibintu biba bitoroshye cyane. Njye ndumva imbogamizi zari wenda ishogoye proje, nyine ni ubwa mbere ugiye nyine kugira wiyumvishe ngo ikintu wagikora gutya bigenze gutya, nyine wumvaga bitashoboka. Nyine wumva bibanza kugora, gusa nyine nyuma ukumva ari ibisanzwe nyine. Yego, barakoze cyane. Bose bagiye batubwira buri muntu ku giti cye imbogamizi yaba yarahuye nazo, ariko reka twizere yuko mwanize uburyo mwazihandoringa kuko nicyo icyo gihe kiba kibereyeho. Yego, twizere ko ubutaha bizagenda neza. None se basaza bacu na bashiki babo, murashimira nde aho bigeze ubu ngubu? Ni iki murashima? Iki murashima nde? murakoze. Ntabwo umuntu aho aba ageze ntabwo yabura umuntu ashimira cyangwa icyo ashima. Kuri njyewe ndashimira leta yacu muri rusange, ndashimira ubuyobozi bwacu bw'ikigo, kuko ibyo byose niba babikurikiranye bavuga ati abana bariga neza, puratike barayikora, teori barayize barayirangije, puratike bari kubikomeza gutyo, bakagenda bavuga ati abana bacu nta kibazo bafite baducekinga. Nicyo nashima. Murakoze. Njyewe ikintu cya mbere nshima ni umusanzu w'umwarimu. Umwarimu buriya afata umwanya wo kuba yamenya buri muntu wese icyo ashoboye, ndetse akenshi umwarimu niwe muntu wa mbere uteye intambwe yo kukumvisha yuko ntago ariko ibintu byose byakunanira, akubwira ati hari ikintu ushoboye. Niwe muntu rero ugenda gukurikirana agafata umwanya wo kwitegereza, akavuga se uyu muntu akunda iki, ashoboye iki, ese iki kubera cye atacyumva. Ibyo bintu ndabishima cyane. Ni umutima udasanzwe kubona umuntu yafata umwanya nk'uwo nguwo wo kukwitaho muri byose. Yego, murakoze. Nanjye abo nshima bwa mbere ni umubyeyi. Ababyeyi muri rusange batumye tuza kwiga ibyo twashakaga, kuko ubu ngubu aho ngeze ibyo nangiye gukora ni ukorera umubyeyi. Undi nshimira muri rusange ni abarimu, kuko iyo abarimu bataha banakintu twari kumenya, niho bateye intambwe ya mbere batubwira ati bigenda gutya, bakatwerekera. N'abandi nshimira cyane ni bakuru bacu twasanze ku bigo twagiyeho, kuko baragiye baratumenyereza. Aho mwarimu atabaga twaragendaga tukabaza bakuru bacu, tukavuga ati se hano bigenda gute, babikora gute, bakatumenyereza. nabo ndabashimira cyane. Murakoze. Nanjye umuntu wa mbere nabanza gushimira ni abarimu, kuko buriya abarimu bafata umwanya munini cyane bita ku banyeshuri, batitaye yuko mwarimu ashobora no kuza mu ishuri akicara ntagire n'ikintu akwereka, kuko abavuga ati nzahemba. Ariko abarimu bo bafata uwo mwanya wawo, bakaza bakakwita, bakareba aho uri ufite intege nkeya, bakakuzamura. None abandi bantu bashimira ni ubuyobozi bw'ikigo na leta yacu idaheza ngo igusubize inyuma. Aho ushaka kwiga ukahajya, ibyo ushaka kwiga ukagenda ukabyiga. Murakoze. Njyewe abantu mbere nshimira ni ikigo nyine kuba gishobora kugura ibikoresho nyine by'abanyeshuri kugira ngo bafashe amasomo yabo. Mbere nyine birashoboka ko wenda
ikigo cyaba gifite iyo trade gusa nyine ntikite ngo abana bakuru barakoresha ibi bikoresho kuko nyine ikigo cyacu kirabitumenyera. Murakoze cyane. Gushimira ni ngombwa mu buzima kandi burya gushimira ni ubutwari, ni ikintu cy'ingenzi cyane. Rero nanjye ndabashimiye. Dusoza se turimo tugana ku musozo, ni iki noneho musaba yaba ibigo bitegura wenda nko kuri RTB bategurira iki gihe cya internship cyangwa se wenda no ku kigo muri rusange aho mwiga, ni iki mwabasaba? Murakoze. Nge nsaba, murabyumva imbogamizi twakomeje guhuriraho, ni imbogamizi y'ibikoresho. Ibikoresho muri buri trade nyine ntabwo biba bihagije kuri buri munyeshuri ku buryo abasha nyine kwiga amasomo yiwe akayaringaniza neza na pratique akora. Ubwo rero bakongera ibikoresho mu bushobozi bwabo ku buryo nyine wenda dusapoza umwaka utaha abana baturi inyuma bazazamuka neza bafite ubwo bumenyi bwa pratique n'ubwa theory. Murakoze. Njyewe ikintu numva dukeneye harimo yego nibyo gukorera no mu kigo, ariko bibaye byiza no hanze ukagenda ugira ukuntu ugira ubushobozi bwo kubyumva cyane kurushaho, ko buriya mu kigo urakora ariko ntabwo biba ari 100%. Nk'umuntu wakoreye hanze biba bikenewe, rero bareba uburyo babikoramo tukajyana n'ubwo bumenyi bwo hanze. Urwego rwa gatatu namwe mukajya mukorera hanze internship. Murakoze. Nanjye icyo nasaba cya mbere ni ibikoresho, kuko nyine tudafite ibikoresho urumva kugira ngo tuzamuke neza biba ari ibintu bigoranye, ariko mu gihe ibyo bikoresho bibonetse tuzamuka neza. Ikindi nanone mugenzi wanjye yaravuze wenda mu rwego rwa gatatu natwe tukajya dukorera hanze, nabyo byaba ari byiza cyane ku buryo barumuna bacu baza bajya bakorera hanze bikabafasha nyine bikabatyaza ubwonko bwabo n'ibitekerezo kugira ngo babashe kwiyadaputa. Murakoze. Nanjye icyo nasaba abayobozi ndaba bari kutwumva ni uko bakongera lab, bakubaka wenda nka lab ebyiri, kuko urabona lab ikigo cyose niyo twese duhuriramo, noneho igihe cyo kuyijyamo kikaba gitoya kandi twe twiga multimedia. Kuba wiga multimedia bigusaba gukora iki? Pratique nyinshi kuruta uko wakora theory, kandi ntabwo mwese mwahigira nk'icyarimwe ngo mwese ngo bishoboke. Bityo rero bikaba ngombwa yuko hari imbogamizi ibaho yuko tujyamo gakeya. Nasaba wenda nuko wenda bakongera ikirabo. Murakoze. Ikintu nsaba nyine ni uko RTB yakora ubukangurambaga mu babyeyi, ko nyine hari ababyeyi batabumva ukuntu abana babo nyine bagiye kwiga tekinike. Umubyeyi usanga yumva ko umwana we agomba kwiga siyanse gusa, nyine tekinike ari ibintu bitumvikana. Nyine numva bakora ubwo bukangurambaga mu babyeyi. Murakoze cyane rero bari basaza bacu namwe bashiki babo, ndabashimiye cyane ku bwitabire bwanyu n'ubutanizeye ko tuzakorana neza. Jye na Josiane Ndacyayisenga, murakoze.